Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya kane cya Pasika, tariki 14 Gicurasi 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Matiyasi, intumwa ya Yezu Kristo. Ngaya masomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu itariki byakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa 15 kugeza kwa 17, umurongo wa 20 no 21 kugeza kwa 26. Muri iyo minsi Petero arahaguruka ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati, bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu yavugishije Dawudi mu byanditswe ku byerekeye Yuda wayoboye abafashe Yezu byagombaga kubaho koko. Uwo yari umwe muri twe kandi yari yaratorewe uyu murimo wacu. Koko rero niko byanditswe no mu gitabo cya Zaburi ngo umurimo we uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose Nyagasani Yezu yari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya Yezu. Nuko bazana babiri muri bo. Umwe akaba Yosefu witwaga Barisaba, wari waranahimbwe ntungane, undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, Nyagasani, wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri abo bombi wowe uhitiyemo, kugira ngo ahabwe umwanya mu murimo wa gitumwa Yuda yaretse akajya ahamukwiye. Nuko bakora ubufindo, maze bwerekana Matiyasi, guhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 113. Uhoraho amwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Bayoboke b'Uhoraho nimuhanike ibisingizo, maze musingize izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Kuva igihe izuba rirashe kugeza ubwo rirenga, nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Uhoraho asumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu, utetse ijabiro hejuru y'iyo gihera, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye? Ahagurutse indushyi mu mukungugu, akavana umutindi mu cyavu, kugira ngo mwicaze hamwe n'abakomeye, abakomeye bo mu muryango we. Uhoraho amwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 9 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yabwiye abigishwa bati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nubaha amategeko ya Data, maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi mu byishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukunda nkuko nanjye nabakunze. Ndawagira urukundo ruruta urw'umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze. Mwamuri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Nge singibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ninjye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse ni uko mukundana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi ufungure, buri munsi uvome urukundo rwa Kristo. Ufungure buri munsi uvome kuri Kristo, urukundo nyarwo. Kuri itariki ya 14 Gicurasi duhimbaza Mutagatifu Matiyasi, intumwa ya Yezu Kristo, wa wundi wasimbuye Yuda, bityo nawe akuzuzaho umubare 12. 12 bitwibutsa imiryango 12 ya Isiraheli. Nuko Yezu akayishingiraho, agashyira n'intumwa 12 kugira ngo ziragire ubushyo bwe. Iyo kiliziya Yezu ashingiraho kugira ngo akomeze kudutagatifuza nyine muri iyo kiliziya ye. Ngaha amasakaramentu. Amasomo twateguriwe afite intego igira iti, nimugume mu rukundo rwa Kristo. Aho tuza kuzirikana urukundo Kristo yagukunze. Kristo yagushyize muri uno muhamagaro, undamushyira muri uriya, ariko byose zabigirira iki? Urukundo. Urukundo rwa Kristo. Nawe rero aho uri, waba ushinze urugo, waba warihaye Imana, aho uri hose ugume mu rukundo rwa Kristo. Uko akenshi ushanga dushaka kwitaza, abandi tugashaka
gukora uko tubyumva, nyamara urukundo rwa Kristo ntiruvaho. Guma mu rukundo rwa Kristo. Isomo rya mbere riri gutuganisha ku itorwa rya Matiyasi intumwa. Ivanjiri nayo igatuganisha ku itegeko ry'urukundo. Uze gusoza inyigisho umaze kubona aho ufite imbaraga nke mu rukundo cyangwa aho ufite na nyinshi. Niba udafite urukundo rw'ibice, urukundo ruhora ari ruzima. Turazirikana itorwa rya Matiyasi. Matiyasi bivuga impano y'Imana, don de Dieu. Izina niyo muntu. Imana ifite buri wese uburyo imwigaho, bityo buri wese akaba umwihariko wa Nyagasani, intumwa y'Imana, intore ya Nyagasani, impano y'Imana. Ba Matiyasi rero aho muri turabasuhuje, abitwa ba Matayo, Matiyasi turabasuhuje muri impano z'Imana. Uri kado y'Imana. Twumvise itorwa rya Matiyasi ku buryo ushyizemo amarangamutima koko nawe ushobora gutora ukaba watora nabi. Ngo bari abakandida babiri, Yosefu Barisaba, ngo bari baramuhimbye ntungane, hanyuma ngo na Matiyasi. Njyewe byanteye kuzirikana uwo nari guhita ntora, uwo wari guhita utora ndi. Njye nari guhita ntora ntungane kubera ko nyine numvaga uko biri kose izina niyo muntu ari unatunganye. Wowe sinzi wari guhita utora, ariko baratubwira ubufindo bakoresheje. Ubufindo nta kindi ni ugusenga kugira ngo Nyagasani yitorere uwo ashaka bitewe n'uko ashaka. Aba bose bari barakurikiye Kristo, ariko Kristo ashyize umwe ku mwanya umwe, unamushyize ku wundi. Kubera iki? Kuko Kristo atureba imitima. Nyuma yuko dusenga, nyuma y'isengesho, Yezu Kristo mu isengesho niwe aduhishurira uburyo tugomba kumukurikira no kumukurikiza n'aho dushaka. Akenshi twe kubera ko dukunda ibintu, amarangamutima yacu atwerekeza gushyira umuntu aho dushaka aho kumushyiraho Kristo ashaka. Ngiri rero itorwa rya Matiyasi ko agiye mu mwanya Nyagasani amutoreye. Kubera iki? Ryasengesho. Babanje kunyura mu isengesho, babanje gusenga, babanje kwiragiza Imana, kureka Nyagasani akayobora ibyacu, akayobora amatora yacu. Nibwo koko umuntu ajya aho Nyagasani amushaka. Akenshi tugira ikibazo cy'uko tujyaho twishakira aho kujyaho Nyagasani adushaka. Matiyasi rero nk'impano y'Imana, Nyagasani amwerekeje aho ashaka. Ngiri tora koko rigendeye mu rukundo. Nk'uko n'Ivanjiri yabitwibukije, itegeko ry'urukundo ntabwo ari twe dukunda Imana mbere, ahubwo ni Imana idukunda mbere. Ntabwo ari twe duhitamo Imana bwa mbere, ahubwo ni Imana iduhitamo bwa mbere kugira ngo idutore maze ikomeze kudutonesha tuyikorere. Nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati, ntabwo ari umunyabyaha ushakashaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo ni Imana yiruka ku munyabyaha kugira ngo ibabarire uwo munyabyaha. Amen, amen, amen. Iri torwa rya Matiyasi ryongere ritwibutse aho buri wese ashaka kwishyira. Rimwe na rimwe ukikuraho Imana yagushyize, aho Kristo yagushyize, ukaba wajya mu bitari byo. Ibibazo dufite muri isi yacu, ibibazo bya gatanya, ibibazo by'imihamagaro iri gusenyuka, ibibazo by'abantu babihiwe mu mihamagaro yabo. Ibyo byose iyo byakoranye biterwa n'iki? Nuko Kristo yagukunze, hanyuma wowe agushyira aho ashaka, ariko wowe ugashaka guhikura, ugashaka kwishyira aho ushaka. Ngiki kibazo gitera ububihe. Rero Kristo umunsi akagusaba ngo guma mu rukundo rwawe, guma mu rukundo Kristo yagukunze. Mubyeyi, niba ufite abana bihaye Imana, iyi nkuru yumve. Niba ushinze urugo, ubutumwa niwo bugenewe. Niba warihaye Imana, ubutumwa niwo bugeneye. Kurikira rero buri wese aze kwiyumva aho yimuye urukundo rwa Kristo muri iyi nkuru. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa wari mwiza, afite uburanga buhebuje, ngo yatambuka ku basore bari nko guhata nk'ibirayi bagahita bitema. Wa mukobwa rero igihe kiza kugera, aza gufata icyemezo cy'uko agiye kwiha Imana. Abasore, abagabo neza bavuza induru ati, koko uyu mukobwa ufite uburanga nk'ubu yajya kwiha Imana? Hagati aho ikibazo uti, none se abiha Imana nababuze uburanga, nababuze iyo bakwirwa, nababuze uko babigenza, nababuraniwe? Ugakomeza ubyibaza. Inkuru y'umwana isubira inyuma, ngo wa mukobwa amaze kumubikira, amaze kwiha Imana neza, ngo ahura n'ibibazo biremereye cyane. Ageze mu bihaye Imana, urukundo rurasara,
abagabo bamutesha umutwe, abasore benshi bamutesha umutwe, ari abashinzwe bamutesha umutwe, n'abandi ntavuze mu mazina bose bagenda bamutesha umutwe, bamusaba ibiganiro, bamusaba urukundo n'ibindi byinshi cyane tutaza kurondorera ahangaha. Neza biramufata, yajya kurya akabura peti kubera ko akenshi bamuhereza utumesaje twinshi cyane, byinshi cyane, ubutumwa bwinshi, kurya bikamunanira. Yajya kuryama akabura ibitotsi kubera ko abenshi bamurongaho ubutumwa bugufi, mesaje ati ijoro ryiza, unote n'ibindi byinshi cyane. Wamubikira akabura amahoro, akabura ibitotsi. Yajya no mu butumwa ntibukoreke, ntibugende neza kubera iki? Igihe kirekire nyine akimaze ari kuganira, akimaze ari kwakira ubutumwa bwanda gukunda, benshi cyane bamwiruhaho. Noneho ngo yajya gusenga anyarukiye nko muri chapelle akabura amahoro kubera ko aho bose biparikaga mu mutwe, ntiyongere kubona akanya ko gusenga, amasengesho aramubihira, ntiyongera kugira akanya kumwihariko ko gusenga kuko nyine atarahari. Abo bose nyine yajya gusenga bakiparika mu mutwe we, nuko ngo arabihirwa bikomeye cyane, arabihirwa neza inzara zenda kuvamo, igifu kiramurya, arwara igifu, arwara indwara zidasobanutse, arabihirwa bikomeye. Nuko afata icyemezo cy'uko ajye gusezera, ubundi ave mu bihaye Imana ajye gushinga urugo. Ariko ngo asigarana ikibazo kimwe cyamunaniye gukemura mbere yuko agenda. Ati hanyuma se ningenda muri aba bose cyatanu bandi inyuma bambwira ko bankunda, nzahitamo nte umwe muri bo tuzabana na bose bikunde? Nuko asigarana icyo kibazo. Amaze kubona icyo kibazo atashobora kugisubiza, ngo ajya ku mushishozi, umujyanama wa roho, kugira ngo amumurikire mbere yuko ataha, mbere yuko agenda. Nuko ngo aragenda amutekerereza iby'urwo rukundo rwe, ari abagabo bashinze uburyo bamwiruhaho, ari abasore, ari n'abandi benshi cyane, buri wese agenda amubwira ko amukunda. Nuko umujyanama wa roho amaze kumva icyo kibazo cy'urukundo kimuremereye, nuko aramubwira ati mwana wanjye tega amatwi, uze kwisuma muri ibintu bitanu, nawe uraza gusanga hari aho watsinzwe, biza kugufasha kongera gutekereza kuri urwo rukundo. Icyambere aramubwira ati ibuka icyatumye ujya kwiha Imana, ibuka ko ubwawe wivugira uti wajya kwiha Imana kugira ngo uhe Kristo ubuzima bwawe bwose, umubiri wawe na roho yawe, akaba ari ubyegurira wese. None niko byagenze? Wamubikira ati ndatsinzwe kuko nakomeje kwihugiraho, nanjye nkomeza kumva ko ndi mwiza, kandi ubwo bwiza bwanjye aribwo numvaga naha Kristo nanjye. Icya kabiri umujyanama aramubwira ati shishoza urebe abo bose niba bagukunda koko. Ese bagukunda ko wihaye Imana, kubikora neza, ko witwara neza, kuri mu muhamagaro wawe neza, cyangwa buri wese agukundira kubera inyungu z'umubiri we, ashaka kukujyana ashaka kugukuramo? Bagukundira ko wagumamo cyangwa bagukundira ko wavamo? Nuko wamubikira amusubiza ati ndatsinzwe kuko bose bankunda bansaba ko twaryamana. Nuko umujyanama arongera amubwira bwa gatatu ati uzasuzuma uzasanga bose aho bagukunda ibice, kuko buri wese afite igice yagukundiye. Hari uwakunze amaso yawe, hari ugukunda mu maso, hari ugukunda ku maguru, hari ugukunda ku kaboko, hari ugukundira igice kimwe cy'umubiri, ariko atagukunda wese ataragera ku mutima, ataramenya icyo mwavuganye na Yezu kiri ku mutima wawe. Nuko mu cyangwa amubwira ati koko ndatsinzwe nanone, kuko buri wese agenda ambwira icyo nkundira, koko kiri muri ibyo bice by'umubiri, ibice by'inyuma gusa. Icya kane mwana wanjye, impamvu ukomeje kubihirwa nuko nta rukundo rwa Kristo rukurimo, kuko urukundo rwa mbere wari ufite rwa Kristo wararutanze, urugabira abo bantu bifitemo rwa rukundo rw'ibice. Buri wese ugenda umuha agace, birangira nyine ubuzima bwawe bubishye, kuko agiye witanga uduce. Nuko wamubikira arongera ati kuko ndatsinzwe, kuko igihe kirekire ngimara ndi gutekereza kuri abo bose bankunda, akarombe igihe kirekire kuri bo, nanjye no gusenga nahura na Kristo nkumva bidafashe, ndatsinzwe. Icya gatanu rero mwana wanjye kiritwa inama y'umunsi. Inama ya mbere babyita guca inyuma. Iyo hari umuntu wagukunze mbere cyangwa hari umuntu wakunze mbere, hanyuma ukazamugerekaho abandi, ibyo rero babyita urukundo rw'uburyarya. Niba Kristo yaragukunze mbere, cyangwa nawe tuvuge ko wamukunze mbere,
kuki umugerekaho abandi, kuki wongera kumubeshya? uze kwisuzuma uraza gusanga abo bagabo bafite ingo zabo bagiye bashora nyine urukundo ahandi. Abo basore nabo uzasanga benshi bari kurambagiza abandi, uzasanga atari bo bakunda gusa, uzasanga uri umugereka. Ubuse mwana wanjye urashaka gukomeza kugenda uwo umugereka kandi hari irembo rya mbere wafashe? Uze gukurura amakuru uraza gusanga bose baje kugukunda kugira ngo baguharike, ubishoreke, ubeho mu buharike, kuko nabo bafite abo bakunze cyangwa bafite ahandi bashyize urukundo bwa mbere. Nuko wamubikira ati koko ndatsinzwe, kuko bose abenshi nyine abagabo, abenshi n'abafite imihamagaro yabo, abenshi buri wese afite aho yabanje. Ndatsinzwe. Inama ya kabiri y'umunsi ni ukugira umwihariko wawe. Umwihariko wawe n'ubuhe? Wakunze nde bwa mbere? Uwo ni wo mwihariko wawe. Hanyuma bariya bagukunda ujye ubereka ko wafashwe kera, ko ufite umwihariko. Bityo nubwo bagukunda ariko ntuzagire n'umugira umwihariko wawe, kuko warangije gufashwa kera. Wafashwe kera. Niba koko uri inyangamugayo, ongera wibuke wagukunze mbere, umukomereho, umunambeho, umugumeho, nibwo utazabihirwa, nibwo uzishima ukabaho wishimiye umuhamagaro wawe. Nuko wamubikira asoza ashimira umujyanama wa roho ati ndanyuzwe, noneho ndanyuzwe. Na n'ubu aracyari mu bihaye Imana, aracyarwana urugamba. Kubera iki? Kuko yagumye kuri Kristo wa wundi yakunze mbere. Nimugume mu rukundo rwanjye, bayoboke b'Imana. Yezu Kristo akozwe. Nawe niba ufite ikibazo nk'icyuyu mubikira mu muhamagaro wawe, ukaba ukunzwe n'abantu bakubeshya bakuryarya, ongera urebe urwo rukundo rw'ibice, urusuzume. Uraza gusanga urukundo abantu bagukunda ari urw'ibice. Kristo ni ugukunda urukundo ruzima, urukundo nyarwo. Guma rero mu rukundo rwa Kristo, bityo urusheho kureka Kristo akwigarurire, agushyira aho ashaka. Niba nawe wisanze kuri urutonde rw'abatsinzwe, zamura ikiganza hejuru bwa Yezu uti Yezu nakubeshyaga, Yezu nakuryaryaga, Yezu naragiye kure yawe, ariko ubu ndagarutse, nongere mubi wawe, kuko nsanze iwawe ariho hari amahoro nyakuri, nsanze ariho ufite urukundo rusendereye rwuzuye. None ndagarutse Yezu, kubera ko nkunda byahebuje, niwe wankunze mbere. Yezu mwiza. Matiyasi mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.